Tubaye ikaze tunabasuhuza abakunzi ba Torotoro, yewe nitwa Niyoyita Jonathan. Uyu munsi rero turaganira kuki. Nk'uko mubibona hano hari ipine, bivuze ngo tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gusimbuza ipine ryawe ryagize ikibazo. Ushobora kugufasha urugendo wenda rwa kure, ukagera nk'ahantu utari buze kubona umukanishi wawe hafi, ariko ushaka no kuhava byihuse. Nta mpamvu rero yo kuzategereza cyangwa se ngo ikinyabiziga cyawe kirara ahantu kubera ko ipine ryawe ryagize ikibazo, kandi kurihindura nabyo byoroshye. Icyo uba ukeneye rero ni kimwe, nta kindi, ni ipine rya reserve. Iri ryo ugomba kuryitwaza mu modoka yawe kandi rimeze neza, rihaze, nta kindi kibazo rifite. None ipine ryawe ryagize ikibazo naryo, hari ibindi bikoresho nabyo ugomba kugira gute kuba uyitwaje. Icya mbere hari ijeke. Ijeke ugomba kuba uyitwaje buri munsi. Ikindi hari umukono w'ijeke. Uyu nawo ntabwo ugomba kugira gute kuyibagirwa. Ikindi ugomba kwitwaza nanone ni urufunguzo rw'ipine. Imfunguzo zigenda zitandukana, hari nk'urunguru, hari ndetse n'urundi biti rw'umusara. Ibyo yose ni imfunguzo ushobora kwifashisha kugira ngo ufungure ipine ryawe. Tugiye kurebera hamwe rero uko wahindura ipine ryawe ryagize ikibazo mu buryo bwihuse kandi ukivana ahantu warore, bidasabye ngo uzategereze umukanishi iminsi 2 cyangwa 3 imodoka yawe iparitse aho hantu. Tuze kubana. Mu guhindura ipine rero hari ibyo ubanza kugomba kwitondera. Icya mbere ni uko niba ugiye guhindura ipine ry'inyuma y'imodoka yawe, amapine y'imbere ugomba kubanza ukayatega imbere ndetse n'inyuma rwose. Ubundi hari intuza muri video none twakoresha amabuye, ariko ubundi hari ibikoresho byabugenewe bategesha amapine. Icyo nacyo wenda wagenda ukagihaha mu gihe waba utagifite. Hanyuma ukaza kuri rya pine ryawe, nk'uko mubona kuri video tugiye guhindura ipine ry'inyuma. Yavuze ngo ukaza ku ipine ry'inyuma ugatangira ugakazura ya maburo aba afunze ipine. Yavuze ngo byibuze ukazura kuri 1/4 ukoroshya. Hanyuma warangiza koroshya ukaza ku ijeki yawe ugashyiramo wa mukono w'ijeki, hanyuma ugatangira ukazamura paka igihe imodoka yawe igereye hejuru. Ariko hari ibyo ugomba kwitondera. Ijeki yawe igomba kuba iringaniye neza ku buryo itatuma imodoka yawe igira gute ihengama. Icyo kintu ugomba kugira gute kucyitondera cyane, kuko iyo iramutse ihengamye ni hahandi bishobora kuguteza impanuka. Ikindi wenda wakwitondera ni uko ijeki ntabwo uyishyira ahantu hose wiboneye. Nk'uko mureba muri video murabona yuko hari umutambiko uba uri hasi kandi uba ukomeye cyane. Ugomba kurumyamo neza ya jeki yawe, hanyuma warangiza ugafata ya maburo wari woroheje ukongera ukagira gute noneho ukayafungura yose. Iyo umaze kuyafungura yose rero wayashyize no hasi, ugomba no kuyatondeka neza kugira ngo utaza kuyata. Hanyuma ukagenda ugafata rya pine wari ukuyemo ugahita uricomeka munsi kugira ngo niba wenda n'ijeki igize ikibazo wenda cyo kunyerera cyangwa se n'ibindi bibazo, ku buryo rya pine riza kuba nk'ikintu cya support cyangwa se gitangira imodoka yawe ku buryo itakwicara ngo igere hasi. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, abantu benshi bakunda kukibagirwa, ariko mwibuke yuko amajeki agenda atandukana. Hari n'amajeki akoreshamo amavuta mo imbere, kuvuze ngo amavuta rero wenda presiyo ikaba yagabanuka cyangwa se ikaba yagira ikibazo ku buryo bituma ijeki itakigira gute itagishoboye kugira gute gufata. Hari ibindi bita ama supporting device, ni ibyuma n'ubundi ushobora kugira gute gushyira ku modoka yawe mu gihe wenda ipine utarishyize munsi. Ayo ma supporting device nayo akaba yagufasha. Ni ibyuma ugenda ugira gute utegesha cyane ku mitambiko y'imodoka. Icyo gihe rwose imodoka yawe ubuze yuko iri safe cyangwa se ubuze yuko imodoka yawe nta kindi kibazo yagira gute yagira. Hanyuma iyo urangije rero uzana rya pine rya reserve wageze gute wateguye neza, ukaza ugafungamo. Karifungamo rero, gufunga rero hari uburyo bikorwamo bugiye butandukanye. Hari igihe ufunga uhereye ku iburo rimwe, ukagenda ukora nk'umuzenguruko cyangwa se mu buryo buri sirikirere. Uze ngo ugahera ku iburo ya mbere
ukaza gatoya paka uzengurutse, ukazenguruka hose. Hari n'uburyo bwo gukaza amaburo yawe ugendeye kuki, ku buryo nanone amaburo nanone agiye ateye. Uvuze ngo ugahera ku iburo rya mbere ukarikazamo ukuntu, ugahita usimbuka ahandi ukajya ku rya gatatu nawe ugakaza, ugahita usimbuka ugasimbuka irindi buro ukajya ahandi, hanyuma naryo ukarikaza, hanyuma ya maburo yandi yasiga udafunze nayo ukagenda uyinjizamo mu nyuma, noneho ukaza gukariza rimwe. Iyo umaze gukaza rero n'ubundi urumva ntabwo aba ari cyane neza, hanyuma uragenda ukagira gute, ugakuraho yaje kiyawe neza, n'ubundi ugakuraho na bya bintu byose biyitangira, hanyuma ukazana rwa rufunguzo n'ubundi nk'uko twayibonye nifashishaga akaguru, wenda nkongera ngakaza cyane kugira ngo menye neza yuko nta ipine ryanjye rifunze neza cyane. Icyo gihe rero igikorwa cyawe cyo guhindura ipine kikaba kirarangiye, hanyuma ukikomereza gahunda zawe. Ubonye ko rero igikorwa cyo guhindura ipine ari igikorwa kidakomeye rwose, bivuze ngo niba uri ku rugendo ipine ryawe rikagira ikibazo rigapfumuka se, cyangwa se n'ibindi bibazo byose byagira, kurihindura ipine rya reserve ni ibintu byoroshye cyane. Nizere yuko uburyo twabikozemo byafashije, ku buryo nawe ubutaha nawe wabyikorera. Uzasubira ubutaha rero nibuka gukora subscribe, ndetse munadusure kuri wa3.torotoro.ra na wa. Imana ibahe umugisha. Bye.